Yesu ashimwe. Reka ngusuhuze nkwifurize amahoro y'Imana, wowe ukunda kandi ugakurikirana by'ukuri abagirane umunsi ku munsi. Reka nkubwire ngo umugisha w'Imana nuboneke kuri wowe wamaze gukora subscribe. Reka nkubwire ngo Imana iguhe umugisha, nawe ugiye kuyikora nonaha. Imana y'amahoro idakiranirwa ngo yibagirwe imirimo ikumpera umugisha. None turi kuwa kabiri, itariki ni 14, ukwezi ni ukwa karindwi. Haleluya! Kwezi ni ukwa karindwi, umwaka ni 2026. By'ukuri abagirane kuko umucyo wawe uje kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Imana yacu ishimwe cyane. Tugiye gusoma ijambo ry'Imana uyu munsi, riboneka mu byakozwe n'intumwa, ibice byaho ni 12. Kadusome mu izina rya Yesu Kristo. Haranditse ngo Herode ashaka kwica Petero, marayika aramukiza. Nuko muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje Abayuda, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Amaze kumufata amushyira mu nzu y'imbohe, amuha abasirikare 16 kumurinda, bane agira ngo azamushyire abantu Pasika ishize. Nuko Petero arindirwa mu nzu y'imbohe. Ariko ab'itorero bagira umwete wo kumusabira ku Mana. Herode araye ari bumusohore iryo joro. Petero yari asinziriye hagati y'abasirikare 2, aboheshejwe iminyururu 2. Abarinzi nabo bari ku rugi barinda iyo nzu y'imbohe. Nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho, umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga. Iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo. Arongera aramubwira ati wifubike umwitero wawe umurikire. Arasohoka aramukurikira, ariko ntiyamenya ibyo marayika akoze ko ari iby'ukuri, ahubwo agira ngo abirose mu nzozi. Banyuze ku barinzi ba mbere no ku ba kabiri, bagera ku irembo rikingishijwe urugi rw'icyuma rijya mu murwa, rurabikingurira ubwarwo. Barasohoka banyura inzira imwe. Uwo mwanya marayika amusiga. Petero agaruye umutima aribwira ati noneho menye by'ukuri yuko umwami Imana yatumye marayika wayo ikankura mu maboko ya Herode, ikangiza iby'ubwoko bw'Abayuda bwatekerezaga byose. Imana yacu nishimwe cyane. Ndagira ngo mvugane nawe uyu munsi wo kuwa kabiri. Imana igukuyeho iminyururu Herode amaze igihe yarabohesheje ubuzima bwawe. Hari iminyururu y'amadeni, hari iminyururu y'uburwayi, hari iminyururu y'amagambo, hari iminyururu y'igisuzuguriro, hari iminyururu y'ubuzima bupfuye, hari iminyururu y'icyangiro, hari iminyururu yo gusuzugurwa n'abantu, hari iminyururu yo gukora bikanga, hari iminyururu yo gushaka ntibikunde, hari iminyururu y'ubukene, hari iminyururu Herode yabohesheje ubuzima bwawe. Dusomye ijambo ry'Imana hano rivuga ku mugabo witwa Herode. Uyu mugabo witwa Herode yari yarazengereje ubwoko bw'Imana, arabazengereza hahandi uwo yabonaga wese akamuca urwaho yamwicaga. Ariko ndagira ngo mvugane nawe, hari Herode wazengereje ubuzima bwawe, Herode wakuzengereje mu kazi, Herode wakuzengereje muri bizinesi, hari Herode wakuzengereje mu rugo rwawe, hari Herode uhora ukubuza amahoro, hari Herode uhora kunaniza. Ikintu cyose ugerageje Herode aba yakigezemo akakunaniza. Ikintu cyose ugerageje Herode aba yahateye amatako, akagutsikamira, akakunaniza. Ariko ijambo ry'Imana riravuze ngo muri icyo gihe umwami Herode afatira abo mu itorero bamwe kubagirira nabi, yicisha Yakobo inkota mwene se wa Yohana. Abonye ko anejeje Abayuda, ariyongeza afata na Petero. Icyo gihe
hari mu minsi y'imitsima idasembuwe. Haleluya. Uyu Herode ngo hari hashize iminsi yishe uwitwa Yakobo mwene se wa Yohana, ngo aramwica amwicisha inkota, ngo ariko ngo abonye ko anejeje abayuda ngo ariyongeza afata na Petero. Ndagira ngo mvugane nawe, bivuze ko hari Yakobo wawe wapfuye, hari uby'abarozi bishe, Imana irabyemera. Hari urubyaro rwarafunzwe n'abarozi, Imana irabyemera. Herode amaze iminsi, hari urubyaro rwawe yafunze, ari amasezerano yawe yafunze, ari imigisha yawe yafunze. Ngo yari amaze iminsi yicishije Yakobo inkota, ngo neza ngo birakunda biraba. Hari igihe Herode agira gutya agakora ikintu ku buzima bwawe, akagira ngo Imana yarabyibagiwe, akagira ngo ahejeje Imana, akagira ngo neza agufashe bugwate. Ariko ndagira ngo mvugane nawe, nubwo uyu munsi wa none byabaye induru ku buzima bwawe, ariko ntabwo ariyo ndunduro. Umva mama, ntabwo ariyo ndunduro, ntabwo ariyo ndunduro. Nubwo abarozi bakuroze, nubwo abarozi bakuzinze, nubwo bagutwikiriye upfushije ubukwe inshuro nyinshi, nubwo urwaye ubwo burwayi bugutinzeho, nubwo urugo rwawe ruhoramo induru, ariko ntabwo ariyo ndunduro nshuti y'umusaraba. Hari Imana ijya ivuguruza imigambi ya Herode, hari Imana ijya ivuguruza imigambi ya Herode. Haleluya. Imigambi ya Herode iburijwemo ku buzima bwawe, imigambi ya Herode iburijwemo. Imbaraga za Herode zirananiwe, imbaraga za Herode ziratsinzwe, imbaraga za Herode ziratsinzwe. Umva mama, imbaraga za Herode ziratsinzwe. Imana ishimwe. Ngo afata na Petero. Reka mubwire, uyu munsi yongeye kwiyongeza. Reka mvugane nawe, yongeye kwiyongeza, ariko noneho uyu munsi icyo yakozeho ntigikorwaho, icyo yamenyereye ntikimenyere. Reka mubwire, Imana hari igihe kijya kigera ikavuga ngo enough is enough, ikavuga ngo ibihagije birahagije. Hari igihe abantu batoteza ubwoko bw'Imana, bakagira ngo ahari Imana yarabataye, bakavuga ngo ngaho Imana yanyu nigaragarize, ngo ngaho Imana yanyu niboneke. Ariko ndagira ngo mvugane nawe, Imana hari ibintu yarambiwe. Imana irambiwe agasuzuguro, Imana irarambiwe. Ngo afata na Petero ngo amushyira mu nzu y'imbohe, ngo amurindisha abasirikare 16. Mva ariko icyo kintu, abasirikare 16. Oh my God. Ngo amaze kubarindisha abasirikare 16, Bibiliya iravuga ngo bane ngo aragaba, ariko ngo mu bicuku bya nijoro. Umva nkubwire, dufite Imana idakangwa na biracitse, idakangwa, kuko ngo ijambo ry'Imana rirambwira ngo abitorero bagira umwete wo gusabira Petero ku Mana. Haleluya. Hari ibintu bitajya bikanga amasengesho ajya amenagura ibihome, ajya amenagura inzugi z'ibyuma. Ngo ayo masengesho aragenda agera ku Mana. Ngo muri icyo joro Imana yohereza marayika wayo. Umva wowe nkurikiye, Imana ikoherereze marayika. Hari marayika ugiye kuza iwawe, agukura ahantu umaze igihe uzirikiye, amaze gukura ahantu umaze igihe uboheye, agukura mu buzima umaze iminsi uzirikiyemo, uhambiriyemo. Hari marayika Imana yohereje, hari marayika uje mama, hari marayika uje papa, hari marayika Imana yohereje. Ngo asanga Petero, ngo arangije, ngo Imana itugirire neza. Ngo kandi ngo iryo joro marayika yaje, ngo nibwo Herode yapangaga ejo kuzamwica. Ariko ngo marayika araza. Hari abantu bari gupanga ko ejo bazakwica, hari abari gupanga ko ejo bazakugirira nabi, ariko Imana ikoherereje marayika. Hari marayika Imana ikoherereje mu bibazo ufite nonaha, hari marayika Imana ikoherereje mu ntambara ufite nonaha, hari marayika Imana ikoherereje mu marira wari urimo urarira, hari marayika Imana ikoherereje. Reka mvugane nawe, Imana yohereje marayika ugukura mu kibazo wari ufite nonaha, Imana yohereje marayika ugukura mu ntambara wari ufite nonaha, Imana ikoherereje marayika. Haleluya. Imana itugirire neza. Marayika aramubwira ati, Imana itugirire neza. Ngo nuko marayika w'umwami Imana ahagararaho umucyo waka mu nzu. Marayika akoma Petero mu mbavu, aramukangura ati byuka n'ingoga, iminyururu imuva ku maboko iragwa. Marayika aramubwira ati kenyera ukwete inkweto zawe. Abigenza atyo, arongera aramubwira ati wifuke umwitero wawe unkurikire. Haleluya. Marayika ngo ahagarara imbere y'umucyo, umucyo ari kumva kubwira.
wa wundi wari umaze iminsi atavirwa n'umucyo, we wari umaze iminsi ibintu byose bikugora, bigucanga, bikunaniza, ibintu byose bikwizengurukirijeho, bikwitoroyeho, hari marayika Imana yohereje, hari marayika udasanzwe Imana yohereje iwawe, hari marayika udasanzwe Imana yohereje mu buzima bwawe. Imana yohereje marayika, none akira marayika w'umwami Imana uje iwawe, uje ku buzima bwawe, uje kubohora ibyari biboshye, ibyari biziritse. Imana irabizituye kuko ari Imana ishobora byose. Akira kugirirwa neza n'Imana, akira kurengerwa n'Imana, akira gutabarwa n'Imana, akira guhindurirwa amateka n'Imana. Umucyo w'Uwiteka uvuye ku buzima bwawe, kandi iminyururu yose yari iboshye ibyawe, iyo minyururu iracitse kuko Imana yakwibutse. Nubwo umaze igihe Herode agufunze, ariko hari Imana igufunguye, hari Imana igukuyeyo. Urakoze nyaguhora ku ngoma Imana, uri Imana y'amasezerano, uri Imana ijya yibuka abantu bawe. Muri iyi ryuka urabagirane, ndasengeye abantu Herode amaze iminsi yarafungiye muri gereza y'agahinda. Mana, abo bantu bakure muri iyo gereza. Hari abantu Herode amaze iminsi yarafungiye muri gereza y'ubukene, yarafungiye muri gereza y'amadeni, yarafungiye muri gereza y'igisuzuguriro. Ariko Mana, rambura ikiganza cyawe, aba bantu bakureyo. Vanayo abamama bararushe, vanayo abakobwa bararushe, vanayo abagabo bararushe. Hari abantu Herode amaze iminsi afungiye muri gereza, ariko Mana, bakure muri gereza uyu munsi, bakire kuvirwa n'umucyo wawe, kandi imbaraga zawe zibabonekeye, igitinyiro cyawe kibabeho, kandi presence yawe bagaragareho kuko uri Imana igira neza. Urakoze nyaguhora ku ngoma Imana, kubohoye ubwoko bwawe kandi urengeye ubwoko bwawe. Icyubahiro n'ikibi cyawe urakoze Kristo, amen. Imana iguhereza umugisha wowe ugiye gusheyaringa buno buhanuzi, busheyaringa byibuze abantu 5. Hari abantu bari baboshye, ukibasheyaringa babohoke, nawe wakira umugisha mu izina rya Yesu. Kora subscribe niba utarayikora, kanda like na comment, ni ingenzi cyane. Imana iguhereza umugisha, byuka urabagirane kuko umucyo wawe uje, kandi ubwiza bw'Uwiteka bukaba bukurasiye. Shalom shalom. Imana ikugirire neza, ndabakunda. Ciao ciao.